Nshuti za Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubaha umugisha mu byo murimo gukora byose no mu byo mwitegura kuzakora mu minsi iri imbere. Nk'uko bisanzwe rero, ni mwene so muri Kristo Yesu Hitimana Disimasi, mu ntego y'uyu muyoboro wacu, intego ivuga ku byerekeye guhugurana ku mugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo rero uyu munsi turi buvuge ku kiganiro ishuri ryacu, ahubwo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo buri wese ari mu kizamini, buri muntu wese ari mu kizamini. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, ibice 5 bya Danieli mu isezerano rya kera n'umurongo wa 27. Reka dusome mu izina rya Yesu. Reka dusome. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara kudashyitse. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara kudashyitse. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Imana, turagushimye, tugushimiye ko utagize utererana, tugushimiye ko udashaka ko twarimbuka, tugushimiye ko udushakira ibisubizo, tugushimiye ko utwigisha neza, tugushimiye ko nukuri udutegurira gakondo nziza y'igihugu cyo mu ijuru. Turasenze rero kugira ngo ugiye gupimwa neza, ugiye kubazwa neza, kandi buri wese umuhe gutsinda ikizamini uzamubaza. Urakoze kubyumvishe byose uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Nshuti kandi bavandimwe bakurikiranye uyu muyoboro Haleluya Amina TV1, ni umuyoboro w'ivugabutumwa, aho uyu munsi wa none tugiye kureba uburyo buri muntu wese ari mu kizamini. Buri wese ari mu kizamini, ntabwo ari ikizamini nk'icyo abanyeshuri bakora hano mu isi, ugasanga baritwaza amakaramu, ugasanga baritwaza impapuro, ugasanga se baritwaza amamashini. Oya, ni ikizamini cy'ubuzima bwacu, uko tugenda mu inosi, uko tubaho mu inosi, imitekerereze yacu, imivugire yacu, imirebere yacu, imikorere yacu, imirire yacu, iminywere yacu, imyambarire yacu, imyicarire yacu, imibereho yacu yo mu buzima yose iri mu kizamini. Ese witeguye gutsindwa? Ndi kubona abagabo benshi bagiye gutsindwa, ndi kubona abagabo benshi bagiye gutsindwa, ndi kubona abagore benshi bagiye gutsindwa, ndi kubona abakobwa benshi bagiye gutsindwa, ndi kubona abasore benshi bagiye gutsindwa. Ariko muhumure, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa ejo kikongera kigashibuka. Nshuti bene data rero, buri wese ari mu kizamini. Aya magambo dusomye hano ku murongo wa 27 n'ibice 5 havuga ngo tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara kudashyitse. Umwarimu uzatubaza, umwarimu uzabaza, ni nawe uzakosora, kandi si umwana w'umuntu, ni umwarimu wanakwigishije, kuko Imana yaratwigishije. Haleluya, Imana yaratwigishije. Nta munyeshuri ushobora kujya kubazwa atarize. Iyo agiye atarize aratsindwa. Ibigeragezo byarakwigishije, ibibazo byarakwigishije, ku buryo Imana ubwo izakubaza uzabasha gutsinda cyangwa se ugatsindwa. Dusomye ijambo ry'Imana riri muri Mika ibice 6 umurongo wa 8, haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo, ni ugukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Imana itugire neza. Bene data rero, twarize, Imana yaratwigishije rwose, ntacyo twashinja. Nutsindwa ni akazi kawe, ntabwo uzarenganya Imana. Nutsindwa ntabwo uzarenganya Imana, ariko ntabwo Imana yo ishimishijwe n'uko watsindwa, ahubwo ishimishijwe n'uko wagira amanota meza. Ubwo izaba irimo kugukosora,
ku buryo izavuga iti ngwino wicarire mu munezero wa shobuja. Izi ni inkuru zabaye ku mwami wari mu birori Berushaza i Yerusalemu yateguye umunsi mukuru, n'abakomeye be bari kumwe n'ibyegera bye n'abagore be n'abandi babanaga bose bari mu materaniro yo kuramya ibigirwamana, bari mu materaniro yo gusenga ibigirwamana, bari mu materaniro basinze banezerewe. Yafashe uyu Berushaza umuhungu wa Nebukadineza, yafashe ibikombe se yanyaze by'Imana byakoraga mu nzu y'Imana, wabizana mw'ibyo birori bye bya kidayimoni. Nibwo Imana yamusuraga, kuko Imana ntabwo ikunda agasuzuguro. Nibwo Imana yamusuraga rero iragenda imwandikira ku rukuta itagaragara. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka. Imusanga ku rukuta mu byo birori, agira ubwoba, abona iyo nyandiko, ahamagaza abanyabwenge, ahamagaza abapfumu, ahamagaza abacurnyi, habura uwagira icyo ayivugaho. Ariko umuntu w'Imana Daniel, Imana yari yashyize bari baranyaze, aba ari we usobanura iyo nyandiko. Ndetse Daniel nawe anyura mu kizami. Umwami aramubwira ati nunsobanurira ibi bintu ndaguha ibi byose, ndakwambika ikanzu imeze gutya, ndaguha igihugu, ndaguha ibintu byinshi bikomeye. Ariko Daniel asubiza ikibazo neza ati izo mpano zawe uzigumanire. Ese wowe uno munsi impano nk'izo zikugezeho wazisubizayo n'ubukene ufite? Wazisubizayo n'inzara ufite? Wazisubizayo n'abana wabuze kwishyura minerivare? Wazisubizayo na nyir'inzu urimo gusohora mu nzu? Izo mpano wavuga ngo umwami uzigumanire, cyangwa wavuga ngo urakoze mwami? Ariko Daniel asubiza neza, aravuga ati izo mpano zigumanire. Kandi amaze gusobanurira amagambo, n'ubundi ntiyabuze kuzimuha. Intego y'ijambo rero twavuze ngo buri muntu wese ari mu kizamini. Ntabwo ikizamini tuzakora tuzandika nk'uko twabivuze, oya. Ikizamini ni ubuzima bwacu, ni imibereho yacu. Imivugire yawe iri mu kizamini. Ako kazi ukora ni ikizamini kiri imbere yawe. Ibyo biro wicayemo ni ikizamini kiri imbere yawe. Abo bakobwa mwirirwana, abo basore mwirirwana, abo bagore mwirirwana, ibyo byiciro byose mwirirwana, ni ikizamini, ni ikigeragezo, ni umutego uguteze, ni ikizamini. Ese uzabasha gutsindira icyo kizamini? Ese urumva uzabasha gutsinda icyo kizamini? Ikiganza utareba cyo kirakureba. Ukuboko kw'Imana utarimo kureba ko kurimo kukureba. Ijisho ry'Imana ryo ririmo kukureba. Urumva uzatsinda? Urumva uzatsinda ikizamini? Icyakora mwene data, haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashubuka. Aka ni akanya kawe ko kongera gutekereza neza, ko kongera kwegera Imana. Aka ni akanya kawe ko kongera gusenga, ugasaba Imana imbabazi, ugasaba uwo wahemukiye imbabazi, kuko ukibuka ko imbere yawe hari ikizamini. Mu mirire yawe hari ikizamini, mu mivugire yawe hari ikizamini, mu magambo, mu bitekerezo utanga harimo ikizamini. Kandi uzagukosora ni ijisho utareba, kandi ryo rikureba. Ariko uyu munsi ushobora kongera ugaca bugufi ukegera Imana. Uyu munsi ushobora kongera ukarira ukaboroga. Uyu munsi ushobora kongera ugataka Uwiteka Imana yacu itureba tutayireba. Iyo yiteguye kukugirira neza, iyo yiteguye kukuremera ubundi ubuzima bushya, yongeye kugusubiza mu ishuri. Mbibutse ko nyuma y'ikizamini nta gusibira. N'ubu mu Rwanda hari igihe umwana yatsinzwe adasibira. Nyuma y'ikizamini cy'Uwiteka, nyuma y'ikizamini cy'Imana, nta gusibira. Mureke rero dusabe Imana, dusenge kugira ngo dushoboze kuzatsinda ikizamini. Imana turagushimye, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ngaho ugiye kuzatsinda ikizamini kiri imbere yacu, ikizamini cy'ibyaha,
ikizamini cy'intambara, ikizamini cy'ibigeragezo, ikizamini cy'ubukene, ikizamini cy'inzangano, ikizamini cy'ibintu bitandukanye, mwami uzaduhe kuzagitsinda kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo.